Let's pray. Mureke dusenge. Father in heaven, Data uri mu ijuru, we have arrived. tugeze muri iyi gahunda tugiye kureberamo amakuru y'ingenzi muri iki gicamunsi. We're thankful for your blessings upon us so far. Tugushimiye imigisha yawe ukomeje kuduha kandi tugushimiye kubana natwe. So many things are happening around us. Hari ibintu byinshi biri kuba tuzengurutse kandi biratanga impuruza, ahandi bikarema impungenge And fear. n'ubwoba. I pray all of us would be vigilant. Ndasenze kugira ngo twese uduhe gukanguka, uduhe kuba maso kandi dusenga, maze tubonere amahoro muri Kristo no mu kuri kwe. Nk'uko Zaburi ya 91 ivuga ngo, Your truth shall be our shield. ukuri kwawe kuzatubera ingabo idukingira n'igihome. Uturinde uyu munsi As we analyze these ubwo current tugiye events, kurebera hamwe aya makuru asoza ubuhanuzi bwo mu minsi y'imperuka, and the work of uduhe gusoza umurimo wo kwitegura, implementing the dushyira mu bikorwa imfunguzo eshanu zo kurokoka. May you continue to alarm Ukomeze kuburira no gukangura ubwoko bwawe, that time is almost finished. kuko igihe kigeze ku musozo. Hasigaye igihe kingana iki ni wowe gusubiza, ariko uduhe kubaho nk'aho uyu munsi ari wo wacu wa nyuma, Yet kandi uduhe gukorana umurimo wawe umwete nk'abatekereza ko ukiri mugari. keep us Uduhe faithful kuguma mu birindiro, in the name tubisabye of mu izina Jesus rya Christ. Yesu. Amen. Amen. I want to begin today Ndifuza gutangira uyu munsi mu mwanya mutoya tugiye kumarana duhereye kuri aya magambo yo mu mwuka w'ubuhanuzi. Haranditse ngo, there are periods which are turning points in the history of nations and of the church. hari ibihe biba ari igihe cy'impinduka mu mateka y'ibihugu no mu mateka y'itorero. There are periods which are what, friends? Haranditse ngo hari ibihe ngo biba ari iki? Biba ari cyo gihe cy'impinduka, turning point. Mbese ni irihe zina ry'umuryango uyu mugabo Charlie Clark uherutse kuraswa muri Amerika witwaga? Yari afite umuryango witwa ngo Turning Point USA, cyangwa se igihe cy'impinduka kuri Amerika. Umuhanuzi nawe yaranditse ngo, There are periods which are turning points. hari ibihe biba ari igihe cy'impinduka mu mateka y'ibihugu no ku mateka y'itorero. Arakomeza ngo, mu bubasha bw'Imana iyo ayo makuba atandukanye abayeho, The light of truth, the light for that time is given. umucyo ugenewe icyo gihe ubasha gutangwa. Let's pause right there. Tube duhagarariye hano. Mbese ni ibiki biri kuvugwa cyane kuva uyu mugabo Charlie Clark yaraswa akicwa? The seventh day Sabbath. Ingingo y'isabato y'umunsi wa karindwi iri kuvugwaho cyane. Icyo Satani yakoreye ubugome turi kubona Imana igihinduramo ibyiza. Hano haranditse ngo, ubwo noneho umucyo ugenewe icyo gihe ubasha gutangwa. Iyo wakiriwe haboneka iterambere ry'ibyamwuka, If it is rejected, ariko iyo wanzwe, gucogora no gusubira inyuma cyane mu byamwuka bikurikiraho. the Lord in His word Uwiteka mu ijambo rye yadufunguriye umurimo tugomba gukorana umwete mwinshi, ngo ni umurimo tugomba gukorana iki? Umwete mwinshi. aggressive work of the gospel. Haranditse ngo yadufunguriye umurimo tugomba gukorana umwete mwinshi, ari wo w'ubutumwa bwiza, nk'uko wakozwe mu gihe cya kera, bikaba ari nako bigomba kugenda mu hazaza, kugeza mu rugamba ruheruka, ubwo abakozi ba Satani bazakora umurimo wabo uheruka w'agatangaza. But God's people will triumph. Amen. Ariko ubwoko bw'Imana buzanesha. Amena. Bakundwa, aya magambo aratubwira ko ubu tubayeho mu gihe cy'impinduka zikomeye. And I believe, just as inspiration says, Kandi nizera yuko nk'uko umwuka w'ubuhanuzi bivuze ngo ubwo umucyo ugenewe icyo gihe uzatangwa, ndetse magingo aya ngaya abantu bose bari kuvuga ku by'uyu mugabo Charlie Clark yakoraga, kandi ntibari kwibanda ku buzima bwe busanzwe. They are talking about what? His spiritual stance. Ahubwo bari kuvuga ku bya mwuka yigishaga. Bari kuvuga ku by'isabato yigishaga, atari ku cyumweru, kuko ni umunsi wa mbere w'icyumweru, ahubwo ni ku munsi w'isabato yigishaga ukunze kwitwa Samedi. Dukomeze turebe hano. Umuhanuzi w'Imana yarakomeje arandika ngo, ubu tubayeho mu cyorezo cy'urugomo, aho abantu batekereza neza kandi bubaha Imana, bitegereza ibyo bumiwe cyane. Ukwangirika kuriyongera kandi birenze ikaramu y'umuntu kubyandika. Arakomeza ngo buri munsi wose uduhishurira ibintu bishya byo guhangana gukomeye mu bya politike. Dushatse twavuga ngo ni ibyaha bya politike, Political
cyangwa se urugomo ruturutse kuri politike na za ruswa ndetse n'ubugambanyi. Dukomeze dusome hano. Haranditse ngo buri munsi wose utwereka raporo z'urugomo, zishavuza umutima ndetse no kudakurikiza amategeko no kutita ku mibabaro y'abantu n'ubwicanyi ndetse no kurimbura ubuzima bw'abantu mu buryo bushishana. Arakomeza ngo buri munsi uduhamiriza neza ibyo kwiyongera kw'ibisazi biri mu bantu n'ubwicanyi ndetse no kwiyahura. Arakomeza ngo ninde ushobora gushidikanya ko abakozi ba Satani batari gukorera mu bantu? Murebe aya magambo yandi akurikira, aravuga ngo nubwo ino si yuzuyemo ibyo bibi byose, ubutumwa bwiza nabwo bugomba kwamamazwa cyane mu mbaraga ikomeye nk'iyo, ariko yo y'icyiza nubwo bushobora gukora buhoro gusa ku mitimanama cyangwa ubuzima bw'abantu. Aya magambo yombi arahurira ku ngingo imwe, ariyo y'igihe cy'impinduka, kandi muri icyo gihe umucyo ukaba ugomba gutangwa, kikaba ari cyo gihe urugomo mu bya politike n'ubwicanyi bukomeye buri gukorwa, ngo kandi nicyo gihe ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa. Ni umurimo w'ivugabutumwa ukoranywe umwete. Mureke turebe ibiri kuvugwa rero. Hano baranditse ngo uyu Charlie Kirk ari kwibuka na pasitoro we nk'intwari yo kwizera nyuma y'uko yiciwe muri leta ya Utah. Aya makuru yandi aravuga ngo Charlie Kirk yasubije kino kibazo kivuga ngo urifuza kuzajya wibukwa ute habura amezi atageze kuri 3 gusa ngo yicwe. Mbese yasubije ngo iki mu magambo make? Amagambo y'ubururu aravuga ngo yaravuze ati ndashaka kuzajya nibukwa cyane nk'uwagiraga umwete mu kwizera kwa Gikristo. Mumukurikire hano. Nimpfa, yego ibintu byose bishobora kubaho. Uramutse upfuye, ni ikihe kintu kimwe wifuza ko abantu bazajya bakwibukiraho? Ndifuza kuzajya nibukirwa ku mwete nagiragaho kwizera kwanjye kwa Gikristo. Icyo nicyo cy'ingenzi cyane. Igifite agaciro kuri njye ni ukwizera kwanjye. Ngwiki ukwizera kwe. Haburaga amezi atageze kuri 3 ngo yicwe. Muri ibi bindi tugiye kureba, ndabereka amagambo n'amaposta abantu bakoze ku mpande zombi zihanganye muri ya ntambara y'imyitwarire n'imico. Baba bafite imyitwarire y'impinduka n'abashaka kuguma ku bya kera, kandi bose ubu bari kuvuga ku kintu kimwe. Bari kwibanda cyane ku isabato y'umunsi wa 7. Nimurebe hano. Bwa mbere tugiye kureba amakuru n'amaposti y'abashikamye ku bya kera. Murebe hano. Uyu ni Dave Rubin ku rukuta rwe rwa X. Mu magambo makeya ari mu kadirishya k'umutuku yaravuze ngo mu rwego rwo guha icyubahiro Charlie, ntabwo nzongera kujya mboneka ku ikoranabuhanga uhereye ku wa 6 izuba rirenze kugeza ku isabato izuba rirenze. Imana iri kuzana icyiza igikuye mu kibi cyabayeho, kandi ni igihe cy'impinduka. Twasomye ngo hari ibihe biba ari igihe cy'impinduka mu mateka y'ibihugu n'amateka y'itorero, kandi ngo iyo icyo gihe kibayeho, umucyo ugenewe icyo gihe ubasha gutangwa. Mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 1 haranditse ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye. Isi ngimurikirwa n'iki? Imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Ku murongo wa 4 haravuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe no guhabwa ku byago byawo. Turebe undi muntu wa 2 yitwa Josh Hammer, arazwi cyane. Tugiye kureba amagambo ari mu kadirishya k'umutuku. Aravuga ngo kugeza ku gihe cyo gupfa kwe, uriya mugabo Charlie Kirk yari ari kwandika ku gitabo kivuga ku isabato. Ndizera ko kino gitabo n'ubundi kizasohoka. Arakomeza ngo kandi muri kino gihe gikwiriye, uburyo bwiza bwo kugira ngo Abayahudi ndetse n'Abakristo bahe icyubahiro Charlie kwaba ari uko bakwiyemeza kuruhuka isabato. Kandi iyi sabato Josh Hammer ari kuvuga ni iyihe? Niyo ku munsi wa 7 w'ukuri. Dukomeze. Kino nicyo gitabo uriya mugabo warashwe yari arimo arandika kivuga ku isabato y'ukuri. Mureba ariya magambo ari mu kadirishya k'umutuku. Aravuga ngo ndashishikariza buri wese kuruhuka isabato muhereye muri iki cyumweru kugira ngo tunazirikane Charlie Kirk wishwe. Ibi mu bitekerezeho. Bamwe bari kuvuga ngo bazubahiriza isabato rimwe, abandi bakavuga ngo bagiye kuzajya bayubahiriza mu buzima bwabo bwose. Hari uwavuze ati nzajya nubahiriza isabato uhereye ku wa 6 izuba rirenze kugeza ku isabato izuba rirenze.
Imagine this. Ibi ni mu bitekerezeho. Uyu mugabo utari n'umudivantiste w'umunsi wa karindwi yatumye abantu benshi cyane bongera kuvuga ku ngingo y'isabato y'ukuri. That should be a rebuke to us Seventh-day Adventists. Uyu ni umugayo kuri twebwe abadivantiste w'umunsi wa karindwi. Mbese turi hano tungana iki? Mbese impano zo dufite tuzikoresha iki? Ni mu kubahisha Imana? Usanga kenshi atari ko bimeze. Mureke noneho tujye ku ruhande rw'abaharanira impinduka. Kino kinyamakuru cya Vox ni icy'abatsimbaraye ku bya kera cyangwa ni icy'abaharanira impinduka? Kino ni ikinyamakuru kiri mu murongo w'abaharanira impinduka. Baravuze ngo ni ubuhe buryo bwo kunamira uwishwe muri kino gihe cy'abafite ibitekerezo bitandukanye? Mwumva amagambo akurikira. Haranditse ngo Charlie Clark wari ufite imyaka 31 yari mutoya cyane, yubahirizaga isabato y'Abayuda buri cyumweru kuva ku wa gatandatu izuba rirenze kugeza ku isabato izuba rirenze samedi. Kirk would turn off his phone. Uyu Kirk yazimyaga telefone ye akamarana igihe n'umufasha we n'abana be kandi akaruhuka. Isabato ntabwo ari igihe cyo kudakora gusa. Isi iri kuvuga ibi ngibi. Harakomeza ngo ahubwo ni igikorwa gikomeye cyo kuva mu mirimo y'ubutaruhuka yo muri ino site imbere maze tugashyira imbere umuryango ndetse no kwitekerezaho mu bya mwuka aho kwibanda ku nyungu zacu n'ibyo dukora mu buzima busanzwe. Barakomeza ngo buri masaha 24 ya buri cyumweru kuri uwo munsi uyu Kirk yazimyaga ibikoresho bye byose by'ikoranabuhanga n'imbuga ze zose akazifunga akava mu mpaka zamuhinduye uzwi cyane. Harakomeza ngo Kirk might not be a part. Uyu Kirk dushobora kuba tudahuje ishyaka rya politike tubarizwamo, ubwo abangaba ni abademokrate bavugaga. Batariko dusobanukiwe ko kubabazwa n'urupfu rwe ari ingenzi kubw'umumaro ukomeye yari afitiye abaturage. Mushobora gusoma ibindi byose. Barakomeza ngo aha niho umuhango w'ikiruhuko uhinduka ingenzi cyane. Isabato ndetse n'ikiruhuko bitwibutsa ko ubuzima burenze kuba ari politike kandi ko urupfu rurenze kuba gusoza impaka. Aba batisunga Imana nabo baravuga batya bati nubwo tutemeranyaga n'uruhande afite mu bya politike batariko dushobora kwakira kandi tugashyira mu bikorwa icyo yubahirizaga ari cyo sabato y'ukuri samedi. Tell me something. If the light for this time is not being proclaimed. None nimumbwire niba umucyo ugenewe kino gihe utari kwamamazwa n'indogobe ndetse n'isake ndetse n'iki kindi n'amabuye. Next. Tureba amakuru akurikira. Mbese kino kinyamakuru Rolling Stone ni icy'abatsimbaraye ku bya kera cyangwa ni icy'abaharanira impinduka? Murabisobanukiwe cyane ko ari icy'abaharanira impinduka. Baranditse ngo igitabo cya Charlie Clark kizasohoka yaramaze gupfa cyageze ku rutonde rw'ibitabo byiza cyane kandi kiracyabura amezi atari munsi ya 3 ngo gisohoke. Bikunze kuvugwa ngo umenyekana cyane umaze gupfa kandi utunga byinshi iyo upfuye. Uko ni ku isi bivuga ariko umenya ari ukuri. Barakomeje ngo nimuhagarare mu izina ry'Imana. Ni ukubera iki kubahiriza isabato bizahindura ubuzima bwawe? Barakomeza ngo igitabo cya Kirk kivuga ku mateka agaragara neza y'umunsi w'ikiruhuko kivugwa muri Bibiliya kandi kikatwereka impamvu ibyo ngibyo birushaho kuba ingenzi cyane kuruta uko byigeze bimera mbere hose kuyubahiriza. Mu busobanuro burambuye yatanze mu buryo bw'ikoranabuhanga, uyu mwanditsi ushikamye ku bya kera kandi werura ko ari umukristo yatangaje ko isabato ari igikorwa gikomeye cy'ubwirinzi muri iyi sosiyete yiganjemo ikoranabuhanga ndetse n'urusaku rudacogora. Harakomeza ngo The new book will help you discover how observing the Sabbath. Kino gitabo gishya kizagufasha kuvumbura uburyo ukubahiriza isabato atari uguhakana ubuzima bugezweho, ahubwo ni uguhakana uguhuga cyane, ikaba inzira nziza yo kugira umubano unejeje n'amahoro ndetse no kumererwa neza. Ntabwo ari umunsi w'ikiruhuko gusa, ahubwo ni igihe cyatanzwe kugira ngo twongere dusubizwe iby'ingenzi cyane. If you don't believe something, iyo utizera ikintu runaka ntushobora kugitangaza. Are we together? Mbese turi kumwe? Byari kuba bibi cyane iyo aba ari gushishikariza abantu kubahiriza indi sabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru. Imana iri kwemera ko umucyo utangwa muri kino gihe. Uyu ni Kirk avuga. Ndatekereza ko akaga kacu no gutsindwa kwacu ari uko twebwe abakristo twafashe umwanzuro wo kwigizayo ikiruhuko cyo ku munsi wa karindwi. Imana yaruhutse maze kurema kandi ibyo byabayeho mbere y'Abayuda, byanabayeho mbere yo kubaho kw'ino site imbere nk'uko tuyizi ubu ngubu.
Biranditswe neza mu byanditswe byera ngo mu minsi 6 ujye ukora, ariko kuwa 7 uzajya uruhuka. Niba wumva uremerewe cyane n'ibibera muri sosiyete, ukaba wumva ufite agahinda gakabije cyangwa unaniwe mu bwenge, aha ndakurangira umutumwe wo gukira. Funga telefone yawe ku munsi umwe mu cyumweru, ntugire abo uvugana nabo, ntujye ku mbuga nkoranyambaga, ntugire umurimo ukora. Ubuzima bwawe bw'ibyamwuka buzatera imbere mu buryo butangaje cyane. Isabato ni umunsi wo kubana n'Imana, ni umunsi wo gusoma Bibiliya yawe, kandi ugatandukana no guhugirana ndetse n'imiruho n'uburakari n'urusaku biri muri ino si. Dusubire ku mikorere y'Imana, kuko ibyo nibyo byatumye umuryango wanjye urushaho gushyikirana no kumva turi kumwe. Nshobora kugenda mu minsi 6, ariko iyo nabashije kuruhukana isabato n'umuryango wanjye, ngarurwamo imbaraga zanjye zose. Mbese mwaba mwibuka mu masabato atari make yashize ko nigeze kubaho umukoro mwese, abari hano n'abadukurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga, ku buryo tugomba kugenza telefoni zacu ku isabato. Birasa naho Imana iri gufata ingingo twizera ikazisobanura cyane, kuva uyu mugabo yaraswa ku mugaragaro ariwe Charlie Kirk. Kandi icyo nshaka kuvuga ni uko iba ari kimwe mu bigize igihe cy'impinduka, ndetse umucyo w'ukuri kw'iki gihe uri kubwirizwa ubu ngubu, bidakozwe n'Abadivantisite b'umunsi wa 7, ahubwo bikozwe n'abo twita bisi. Noneho nimurebe hano, ibi nabyo mubyitaho cyane, bino biteje akaga nabyo. Mbese kino kinyamakuru Fox News ni icy'abisunga Imana cyangwa ni icy'abaharanira impinduka? Kiri ku ruhande rw'abavuga ko bisunga Imana. Mbese mwari muzi yuko Fox News yazanye no mutumirwa maze akagoreka amagambo y'uriya mugabo Charlie Kirk warashwe, akavuga ko yimakazaga icyumweru? Umunyamakuru wari wamutumiye mu kiganiro nta nubwo yigeze amuvuguruza. Mubirebe hano, ntabwo tugiye kubisoma, ahubwo mu byiyumvire. Tuzibuka umurimo we, kandi abantu benshi bari kuvuga uruhare uyu mugabo Charlie Kirk yari afite kuri kino gihugu, cyane cyane ku rubyiruko, abakangurira kugira imico mboneramizima. Ndifuza ko twajya twibuka uyu mugabo Charlie nk'umwe mu bavandimwe bacu, wari umukozi cyane, ndetse no mu gihe cy'amatora, ubwo byasabaga kuzenguruka igihugu cyose, yajyaga agira igihe cyo kuruhuka ku isabato, agafunga telefoni y'umunsi wose ku cyumweru, akajya gusenga n'abana be n'umufasha we. Kandi ibyo nibyo abantu bari gutekereza ubu ngubu. Satani nta na rimwe ajya agira ubunebwe, kandi Satani nta na rimwe atajya ariganya. Ari kureba ibiri kubaho, bityo rero ari kwinjiza isabato ye y'ikinyoma mu bwenge bw'abantu benshi, kugira ngo abantu batekereze ko isabato uyu Charlie Kirk yigishaga ari ku cyumweru. Ntabwo ariko biri. Mama umbyara nanjye twagize ikiganiro gikomeye gitoya, maze turibaza ngo byashoboka ko uruhare runini yari afite ku bantu, akaba yanigishaga isabato y'ukuri ya Bibiliya mu maso y'abaruhukaga ku cyumweru. Byaba bimwe mu mpamvu yatumye araswa. Mbese byashoboka ko byaba byaragenze gutyo? Icyo ni ikintu cyo gutekerezaho cyane. Mureke dukomeze hano. Aya magambo ngiye kongera kuyabereka. Ndatekereza ko akaga kacu no gutsindwa kwacu ari uko twebwe abakristo twafashe umwanzuro wo kwigizayo ikiruhuko cyo ku munsi wa 7. Imana iruhutse maze kurema, kandi ibyo byabayeho mbere y'Abayuda, byanabayeho mbere yo kubaho kw'ino si iteye imbere nk'uko tuyizi ubu ngubu. Biranditswe neza mu byanditswe byera ngo mu minsi 6 ujye ukora, ariko kuwa 7 uzajya uruhuka. Niba wumva uremerewe cyane n'ibibera muri sosiyete, ukaba wumva ufite agahinda gakabije cyangwa unaniwe mu bwenge, aha ndakurangira umutumwe wo gukira. Funga telefone yawe ku munsi umwe mu cyumweru, ntugire abo uvugana nabo, ntujye ku mbuga nkoranyambaga, ntugire umurimo ukora. Ubuzima bwawe bw'ibyamwuka buzatera imbere mu buryo butangaje cyane. Isabato ni umunsi wo kubana n'Imana, ni umunsi wo gusoma Bibiliya yawe, kandi ugatandukana no guhugirana ndetse n'imiruho n'uburakari n'urusaku biri muri ino si. Dusubire ku mikorere y'Imana, kuko ibyo nibyo byatumye umuryango wanjye urushaho gushyikirana no kumva turi kumwe. Nshobora kugenda mu minsi 6, ariko iyo nabashije kuruhukana isabato n'umuryango wanjye, ngarurwamo imbaraga zanjye zose. Bakundwa, iki ni igihe uyu mugabo Charlie Kirk yavuze ku Badivantiste b'umunsi wa 7 mu izina ryabo. Yabavuze mu izina. Uyu mugabo yavugaga ibintu bikomeye cyane by'ukuri. Nimukurikire hano.
Why honoring the Sabbath will change the world, basically. And it is an argument that ni ukubera iki kubahiriza isabato bizahindura isi yose kandi mu buryo bw'ukuri. Iyo ni ingingo muri kino gihe cyuzuyemo imirimo ari nacyo cy'isi yihuta ijya mu ikoranabuhanga, ko tugomba kwibuka ko hari impano nizera ko Imana yahaye abaheburayo ariko tukaba twarayirengagije. Biroroshye cyane kuyumva. Ni uko umunsi umwe mu cyumweru ugomba guhagarika imirimo yawe ukaba umunsi wera utandukanye n'iyindi. Ku bashidikanya ndetse namwe abatari abakristo ndacyabashishikariza gukora ibi ngibi. Abantu bubahiriza isabato babaho igihe kirekire. Ibi tubizi ku Badivantiste b'umunsi wa karindwi, kandi mu by'ukuri baba bishimye, baba bafite n'ubuzima bwiza, kuko buri kintu cyose kijyanye no kwitandukanya n'iterambere ry'ibigezweho ni byiza kuri wowe. Ibyo ntawe wabishidikanyaho. Ariko ni ukubera iki twabyibagiwe? Ngewe ku giti cyanjye nkora cyane mu minsi 6, ku isabato nkaruhuka, uhereye vendredi nimugoroba, hari nubwo no ku cyumweru ntakora. Ku isabato mpagarika imirimo yanjye nkitekerezaho, ukambera umunsi w'umwihariko, nkasabana n'umuryango wanjye kandi tugasenga. Nanone ndabibutsa ko abantu bavuga bati turashaka kurema ibishya, tukagera ku ikoranabuhanga riteye imbere, tugakora n'inkingo nshya, tukanakemura ibibazo dukoresheje ubuhanga buhanitse bwa mudasobwa. Bintera kubabwira ngo mu kuri hari ikintu mwibagiwe twabwiriwe ku musozi wa Sinayi kandi ntitwagombaga kukibagirwa. Mbese mwumvise icyo uyu mugabo Charlie Clark akoresheje abwira abashidikanya n'abahakanamana n'abatubahiriza isabato? Ari gukoresha isabato anabibutsa ubuzima. Arababwira ati nimwubahiriza isabato y'ukuri ya Bibiliya muzagira n'ubuzima bwiza. None hatanze urugero ku Badivantiste b'umunsi wa karindwi. Twebwe dufite kino gikoresho cyo kugira ngo tubwirize abakristo n'abatari abakristo ntitugikoresha. Tumara igihe kingana iki tuvuga ku bitagira umumaro? Birasa naho Imana iri kwemera ko amabuye arangurura, ikemera ko indogobe ya Baramu ivuga nk'umuntu, cyangwa se ko ya nkoko yabitse ikabwiriza Petero. Mbese turi kubona ibiri kuba? Cya gihe cy'impinduka zikomeye kiri kutubaho. Iki ni igihe cyo gukora ivugabutumwa rimeze rite, ririmo umwete kandi rigera ku musaruro. Ndi kwibaza ngo mbese ntibyari bikwiriye ko inyandiko zacu zivuga ku kuri kw'iki gihe zihabwa abantu bose bashoboka, cyane cyane zivuga ku isabato y'umunsi wa karindwi. Birasa naho Imana iri kudufasha ubu ngubu. Bavandimwe banjye mwese, muze tujye muri uyu murimo. Abantu bose ndetse n'abakuze cyane bari kuvuga kuri ibi ngibi ubu ngubu. Isabato y'umunsi wa karindwi nayo iri kugaruka cyane, kandi mwibuke ko uyu mugabo Charlie Clark atashyigikiraga gusa isabato, ahubwo yarwanyaga no gukuramo inda 100%, akarwanya urya muryango wa LGBT n'ibindi bikorwa byo gusahisha mu byaha. Ariko ikiri kwibandwaho cyane ku mpande zombi mu byo yigishaga ni igiki? Ni isabato y'Uwiteka yo muri Bibiliya. None Imana ntiri kutuburira? Murebe nk'ino nyandiko dufite ivuga ku byo gukira mu bwenge, mu bya mwuka ndetse n'iby'umubiri kubwo kwezi isabato, kandi igaragaza ibihamya 70 by'umumaro w'isabato. Iki ni cyo gihe cyo gukora iki? Cyo gukora ivugabutumwa ririmo umwete kandi rigera ku musaruro. Mfite byinshi byo kubasangiza, ariko ngiye gusoreza hano kugira ngo tugire igihe cyo kubitekerezaho. Mbere y'uko nsoza, hari kino kintu kindi ngira ngo mbabwire. Ndabanza kubasaba ngo muri kino cyumweru abo bishobokera bose mu bari hano tuzakwirakwiza ino nyandiko mu bantu bose bashoboka. Byibuze ujye uyiha umuntu umwe buri munsi. Jya ubwiriza umwe buri munsi, kandi atari ukuyibahereza wigendera gusa, ahubwo mujye muganira byibuze n'umuntu umwe buri munsi. Ku isabato itaha tuzatanga ubwo buhamya. Ibi birareba namwe abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko mushobora gukoresha inyandiko zitandukanye. Muri iki cyumweru cyose muzakora mutyo, noneho mutanga ubuhamya ku isabato ikurikira. Niba mwanyihanganira iminota mike nkabasangiza aya makuru, nimwumve icyo Perezida Trump yavuze kuri urupfu rwa Charlie Clark. Impamvu imwe ngiye gusoreza hano ni uko nifuza ko tubihuza n'igihe turimo. Ndavuga ku by'itegeko ry'icyumweru. Mukurikire hano.
igihe kirageze kugira ngo abanyamerika bose ndetse n'itangazamakuru babwire abantu bose ukuri kuko urugomo ndetse n'ubwicanyi ari ingaruka zo gutesha abantu agaciro, cyane cyane abo mutumva ibintu kimwe. Uko iminsi ishira n'imyaka igataha, ingaruka zo gutesha abantu agaciro mu buryo bubi cyane zirigaragaza. Mu myaka myinshi abari ku ruhande rw'abatisunga Imana bakomeje kwibasira no gutesha agaciro amahame twizera. Yesu akomereza muri kino cyerekezo. Ingingo nifuza ko mwumva ni ingiyi yuko avuze ko hari ikibanziriza iyicwa ry'abantu ndetse n'iraswa ryabo nka ririya. Avuze ko bibanzirizwa no gutesha agaciro itsinda runaka cyangwa umuntu runaka, ngo noneho intambwe ikurikiraho ni iyihe? Ni iyicwa ry'abo bantu. Mureke mbibutsa amateka y'ibyigeze kubaho kugira ngo turebe ibigiye kuzira ubwoko bw'Imana. Ndavuga abasigaye b'ukuri bitondera amategeko y'Imana mu minsi y'imperuka. Tugiye gusubira mu mateka kuko hari ibyigisho tugomba kwigira mu mateka y'ibyabaye mu bihugu bitandukanye. Mbese bino murabyibuka? Uko jenoside yabereye mu Rwanda yakozwemo. Ibi ntabwo byabaye mu myaka y'1960, ntibyabaye no mu myaka ya za 80, ahubwo byabayeho mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Mbese byagenze bite? Muzakurikirana aya mateka, tugiye kuyavuga mu nshamake. Bavuze ko Vatikani yagize uruhare rukomeye cyane mu bateguye jenoside yabereye mu Rwanda. Ano ni amakuru ya Fox News. Yaravuze ngo abayobozi ba Kiliziya Gatolika basabye imbabazi ku bw'uruhare Kiliziya Gatolika yagize muri jenoside. Baravuze bati turasaba imbabazi kuko twatumye abantu Imana yaremye bicwa. Ariko ntimwizere imbabazi zabo kuko itorero ryigira ryicisha bugufi aho rishaka imbaraga. Ibi mubyiteho ntimubyibagirwe. Baravuze ngo abarenga miliyoni barapfuye muri ino jenoside yabereye mu Rwanda. Kandi benshi cyane ntibishwe banarashwe, ahubwo hakoreshejwe iki? Hakoreshejwe ibyuma n'imihoro. Nimutekereze izo mfu. Umuntu apfa ababara cyane mu buryo buruta ubundi bwose bwabaho. Mukomeze murebe hano. Mbese ngo bino byatewe n'iki? Baravuze ngo Vatikani yatangiye gushyigikira uruhande rumwe irwanya urundi ruhande maze ihanganisha amoko mu Rwanda. Ibi kuki mbigaruye? Mubyumve mwitonze cyane. Barakomeje ngo Vatikani yakoresheje itangazamakuru kugira ngo ikwirakwize icengezamatwara bita abatutsi inyenzi na Satani n'abavumwe n'Imana ndetse babita inzoka. Bikwirakwizwa mu itangazamakuru. None itegeko riratangwa ry'uko abatutsi bose bagomba kurimburwa. Tube duhagarariye hano ntarajya kure. Mbese mwari muzi yuko muri Bibiliya ibisa n'ibi byagiye bibaho nabyo? Mbese byagenze bite kuri Yesu mbere yuko bamwica ku mugaragaro? Babanje kwita Yesu ngo iki? Bamwise Belizebuli, bavuga ko akorana n'abadayimoni, bavuga ko ari umwanzi w'igihugu, buri zina ryose ribi ribaho bararimwita. Noneho nyuma baza kumubamba. Babanje kumutesha agaciro. Icyakurikiyeho nyuma ni ukwicwa ku mugaragaro. Ibyo nta wabishidikanyaho kuko biri mu ijambo ry'Imana. Mube nk'abi Beroya muzabyisomere. Nuko gutemba kw'amaraso kuratangira. Papa uherutse kuvaho yavuze yuko abitondera amategeko y'Imana ari abarwayi. Yavuze ko bafite ikibazo mu mutwe. Avuga ko badakunda Imana kandi ari indyarya n'abafungamutwe n'andi mazina menshi mabi. Ibyo byaratangiye rero. None ikizakurikiraho ni iki? Ikizakurikira ni iki? Iki ni igihe cyo gushyira mu bikorwa imfunguzo 5 zo kurokoka. Mureke nsubikire hano, ariko ndagira kandi kantu gato yambereka. Uyu muramwibuka? Yaba yarigeze kuvuga ngo iki? Yavuze ko ubupapa bwahindutse, kandi yatubwiye ko bwahindutse ryari. Mwibuke ibi ngibi. For example, for religious liberty, everybody knows that during the Middle Age, urugero ku mudendezo w'idini, buri wese arabizi yuko mu gihe cy'imyaka y'umwijima Kiliziya Gatolika itakurikizaga iryo hame. But to be fair to the Catholic,
It changed in 1965. ariko mu kuba umunyakuri ku bagatulika ni uko kiliziya gatulika yahindutse mu mwaka w'1965. ubwo nibwo bakoze inama ya Vatikani ya kabiri maze kiliziya irahinduka. What year? avuze ko yahindutse ryari mu 1965. What year the genocide happened? none jenoside yabaye mu Rwanda yabaye ryari? 1994. mu 1994. ubwo igisubizo cyumvikana neza nuko kiliziya gatulika y'i Roma itagenje ite, itigeze ihinduka. uko niko bihita bisobanuka neza. ibi ngibi niko bimeze. hari bamwe mu bayobozi b'inteko nkuru bagiye bavuga yuko kiliziya gatulika y'i Roma yahindutse, ariko se niko biri? mbese koko yarahindutse? That's why we published the great hope. iyi niyo mpamvu twasohoye inkuru itera ibyiringiro, kuko abayisohoye bavuze yuko kiliziya gatulika y'i Roma yahindutse. mu ntambara ikomeye aravuga ngo kiliziya gatulika igaragaza uruhande rwiza gusa, ikitwikiriza imbabazi iyo ishaka kugira imbaraga ironka, ariko ntabwo yahindutse. ibyabayeho mu gihe cyashize nibyo bigiye kongera kubaho. bakundwa, nsoreje hano, kandi ubu turi kubona yuko batangiye gutesha agaciro cyane abubahiriza isabato. batangiye kutwita amazina abafungamutwe, abatava kwizima, ibyigenge n'ibindi. mu gitabo intambara ikomeye haranditse ngo abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'iki? b'amategeko na gahunda. mbese abarwanya amategeko y'igihugu tubita baki? Terrorist. tubita abaterabwoba, tubita n'ababangamiye ituze. ibyo nibyo bigiye kuzira ubwoko bw'Imana. mbese nditeguye, nawe uriteguye? Imana iduhe gukorana umwete ubu ngubu mbere y'uko cya gihe kigera aho ntawe ubasha gukora. dushyire mu bikorwa iki? imfunguzo 5 zo kurokoka. ndabashimiye kubw'umwanya wanyu uyu munsi, kandi dukomeze tujya mbere, by'umwihariko mu bya mwuka. none bakundwa, nabahaye umukoro w'icyo tugomba gukora muri iki cyumweru. mureke dusarurire Imana. muri uyu mwanya mureke dusenge. Data uri mu ijuru, dusabye ko dusohoreza amagambo ari mu gitabo Rengera Ubuzima avuga ngo Data uri mu ijuru ufite inzira 1000 zo kuduhamo ibyo dukeneye nubwo twe tutabizi, kandi wavuze yuko abazemera rino hame rimwe gusa byo kugira umurimo w'Imana w'imbere bazabona ibibarushya byose bikuweho n'inzira igororotse ishyizwe imbere y'ibirenge byabo. dusabye ngo dusohorize iryo sezerano kimwe n'amagambo yo muri Matayo igice cya 6 atubuza kwiganyira ibyo tuzarya n'ibyo tuzanywa ndetse n'imyambaro, kuko ibyo n'abapagani babishaka, kandi Data uri mu ijuru ukaba uzi ko tubikeneye. uduhe gushaka ubwami bwawe no gukiranuka kwawe imbere ya byose, nibwo ibyo bindi byose tuzabyongerwa. uturinde guhangayika no kugira agahinda gakabije, utwibutse ko udashobora kudukundira kugeragezwa ibiruta ibyo tubasha kwihanganira, ahubwo uduhe kwishimira no kuririmba indirimbo z'i Siyoni, kuko indirimbo ni intwaro dushobora gukoresha kugira ngo turwanye gucika intege igihe cyose. ziturinda n'imitego ya Satani turangaza. kandi umugambi wa Satani w'amayeri ni uko tugira ubwoba, tugahangayika, tukanananiza ubwenge. Data mwiza, twishingikirije ku isezerano ryawe, kandi turi gusabye n'umutima wose ngo duhe kuguma mu ruhande rwawe, tunasohoza icyo dusaba muri iki cyumweru cyose, kandi uzatugarura amahoro mu gihe cyawe gikwiriye. Mbisenze nsabira buri wese uri hano n'abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga n'imiryango yacu yose n'abandi bose. ubidusohoreze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.